Rwanda baravuga ngo nukoma urusyo ukome n'ingasire. Muraho bakunzi badusangire tugaruka kuganira namwe, murakoze kudukurikira. Murakoze cyane kandi turashimira abantu bose barimo kudukurikira ahangaha kuri dusangire. Yatangiranye n'umugani sindimo kumva neza icyo ushaka gusobanura ariko reka tumuhe ijambo abitubwire neza. Kuvuga ngo nukoma urusyo ukome n'ingasire, icyo nashatse kuvuga nuko dukunze kuvuga cyane cyane ku bitagenda mu rugo, tukibanda uruhare rw'abagabo, kuko usanga akenshi umubare munini w'ingo zifite ibibazo biva ku bagabo, ariko ntabwo twakwirengagiza yuko hariho n'ingo zifite ibibazo bitewe n'abagore. Ibyo nibyo hari ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe ry'umuryango nuko baryita ahangaha muri Amerika, byo yagaragaje ko ari 79% y'ibibazo cyangwa ugusinzira k'urukundo mu rugo bituruka ku myifatire y'umugabo. Ariko urumva yuko ko aracyarimo 21 y'abadamu. Icyo gihe gusa yego, ariko n'iwacu ubushakashatsi bukozwe iwacu abagabo bakubita nko muri 93. Abagabo iwacu tuba tutoroshye. Nacyo tubwire rero ibyo washatse kuvuga ku bagore. Ibyo nashatse kuvuga nuko hariho abagore natwe ntabwo turi shyashya, hariho abadamu nabo usanga bateza ibibazo mu rugo bitewe n'imyitwarire yabo, ugasanga hari ingeso bafite zituma umugabo atifuza no gutaha cyangwa atifuza no kurya mu rugo kubera imyitwarire y'umudamu. Kimwe navuga ku badamu banywa inzoga, ubusinzi. Buriya nubwo umugabo nawe yabanywa inzoga, ariko umugore unywa inzoga biragora kumwihanganira. Icyo ni kimwe nabonye. None babaho nka Kankwanzi. Babaho nka Kankwanzi, Bushombe akomeza anywa inzoga akanywa cyangwa Nyiramariza. Oya, ntago mvuze yuko abanywa inzoga bose ariko bagira ingombi mutanyumva nabi. Ndavuze ko hari abantu b'abasinzi usanga inzoga zarabagenzi zibagenga cyangwa se barabaye chronique, ugasanga aho umutima we uri mu nzoga aho kuba mu rugo. Wavuga ngo mu rugo bimeze gute, abana batashye bimeze gute, wenda akenshi usanga iwacu usanga n'abagabo barimo bakora, abadamu baba mu rugo, ugasanga na rasiyo yamusigiye yigiriye kwinywera agacupa aho kuyahahishiriza urugo. Ibyo ngibyo ari umuntu twari duturanye muri Kongo, umudamu buri saa sita yarazamukaga akazamuka ku kabari akajya kunywa urwagwa, yataha rimwe na rimwe umugabo akamutanga mu rugo yavuye ku kazi akaba yageze mu rugo. Byo ni ikibazo cyane cyane yuko umugore akenshi afatwa nk'umutima w'urugo iyo binyeganyeje. Komeza mubare kubaca mu ijambo. Oya, nta kibazo, nukuganira. Ikindi kintu nanone, hari abagore baba bashaka kubaho mu rwego ruhanitse, ugasanga umudamu ashaka kuba muri competition n'abandi badamu bakorana, cyangwa se umudamu wa bosi, cyangwa se abadamu wo ku rusengero, abadamu duturanye, ugasanga ni competition mbese. Ubushobozi buke ufite aho kugira ngo bubeho mu gufasha urugo rwawe, ahubwo ukabwitangaho wowe kubera ko ushaka gusana kanaka, ushaka kugura umwenda yaguze, isakoshi, urukweto, iki, ugasanga wifata nk'umwana muto ukibagirwa ko wabaye umubyeyi uri mu rugo, ufite abana bakureba, ufite izindi nshingano, nawe ugahora uharanira gukora competition n'abandi bantu. Akonga ko kozeho na akantu gakomeye cyane. Ndumva ari muri December muri 2019 nigeze gukora ikiganiro aho usanga koko cyane cyane ugasanga n'abamama basenga, akagenda ku rusengero agasanga uriya kanaka ko yambaye kuriya, ejo nawe akumva yuko ko yagenda akambara iyo Super Wax Hollande. Icyo gihe navuga ko bintu by'urukundo ni gute ushobora kugira Super Wax Hollande eshatu, uzifite yari eshatu, kandi uzi neza yuko Super Wax Hollande imwe yavamo ibitenge by'abantu 5 badafite ubushobozi bwo kugura ibitenge. Ibyo nibyo biriya bintu byo kwigereranya n'abandi, ushaka kubaho nk'abandi, nushake kubaho nka wowe
ukubayeho ahubwo ukarwana kubaho nk'abandi. Ndumva iyo ngiyo ni ibintu by'ishyari, ndumva bitari n'ibintu byiza ku muntu w'umukristo. Ikindi kintu navuga ni ikintu cy'agakungu. Hari abadamu bagira agakungu, ukaba uri muri groupe y'abadamu bitwara gutya ukumva ko ibyo babona nawe ugomba kubibona, utabibonye basuzugura umugabo wawe, nako umugabo we ntacyo amaze ntacyo ashoboye, bigatuma utangira kumusuzugura, ukamushira isoni, agatangira guhunga urugo, akabura amahoro mu rugo, bigahita byafekta n'ubu abarugize bose, ari umugabo ari n'abana mwabyaye, ugasanga bibaye ikibazo. Kubera iki? Kurimo kujya mu gakungu. Ariko utanibagirwa ko ashobora no kujya mu gakungu kubera ko umugabo we atari inshuti ye. Ariko ntabwo iyo ngiyo ari excuse. Ntabwo kubera ko umugabo wawe mutabanye neza ntibisobanura ko ugomba kujya hariya noneho ujye kumwihimura. Oya, ni nabyo twavugaga mu kindi kiganiro, wenda batarakibona mwajya icyabanjije iki ngiki. Ntabwo mu rugo hatarimo urukundo cyangwa amahoro ntabwo ari ukujya kwihimura hanze, ahubwo ni ugushaka ubwenge no gusenga no guca bugufi no gusaba inama z'uburyo wagarura urugo rwawe mwo urukundo, mukongera mukabana neza. Kuko akenshi agakungu usanga gasenya. Abadamu bakunda kuba muri groupe y'abadamu, groupe kereka abantu wenda ari groupe y'abasengesho, ibyo biratandukanye kandi nabwo hari igihe baca ku ruhande. Ariko abadamu bakunda kuba mu gakungu ntabwo akenshi usanga haza kuvamo gusuzugura abagabo babo. Kandi agakungu akenshi usanga wa mugani wawe nta n'ikintu kaba kamaze uretse kuguha indi shusho n'indi myitwarire ufite wagira uza kuzana mu rugo iteza ibibazo aho kuguteza imbere no kukurangaza mu nshingano zawe. Niba wagombaga kuba ari byo watunganyije mu rugo, wafashije byo guteka, gukora isuku n'iki byose, ntabwo bibonera umwanya kubera ko warawibereye kumwe n'aba bashuti bawe mwiganirira. Umugabo yaza agasanga urugo rurasa nabi, agasanga icyumba ntigikoze, agasanga ibintu byose bimeze nabi, agatangira kugira gute kumva adashaka gutaha kare kubera ko kuza muri uru rugo uba wasigaye wenda nta ku badamu badakora, nubwo waba ukora kandi hari ibintu umudamu aba agomba gukora, nubwo waba wavuye ku kazi ukavuga uti ibi ngibi birandeba, nta wundi muntu uri binkorere. Nese niba wohereza umukozi wawe kujya gusasa igitanda cyawe n'umugabo wawe, ibyo bintu ko kurumva ari ibintu nagasuzuguro mu by'ukuri. Nawe ubwaba wisuzuguye ariko ubunasuzuguye n'umugabo wawe. Ngira ngo ni na byiza cyane ko ibyo udashaka ko mugenzi wawe gukorera wirinde ko kubimukorera cyane rwose. Ndumva mu gihe udashaka ko umugabo wawe, ni na byiza kujya wibonamo ukirebamo indorerwamo, ukareba ku rundi ruhande ukavuga ibintu ndimo gukora aramutse nawe abinkoreye byagenda gute. Umugabo wanjye ibintu ndimo gukora aramutse abikoze, nimba ari byo kwifuza byo kwigereranya n'abandi nawe akabikora byagenda gute. Cyangwa by'inzoga cyangwa biriya bintu wavuze by'udukungu nawe aramutse abikoze. Urabizi ko abagore benshi bababazwa cyane n'udukungu tw'abagabo babo kubera ko akenshi tutandukanya urugo, ugasanga utamubonera ku gihe cyangwa akazana indi mico. Ibyo rero ni byiza ko ibyo utifuriza ko mugenzi wawe gukorera nawe wirinde kubimukorera. Wirinde kubikora kabone nubwo yaba ubyita kwihimura kubera ko adatangwa ze mu rugo, nanjye ntabwo njya mu rugo, nanjye ndajya kwireba inshuti zanjye kubera ko atagira ibi ngibi, nanjye ntabwo ndi bubikore. Ahubwo ngubwo ubu urimo kumutiza umurindi wo gusenya rugo. Nukuvuga ngo umwe aba arimo gusenya ku ruhande rw'iburyo n'agasenya ku ruhande rw'ibumoso, rugo rusenyuka vuba. Niko bimeze. Abavandimwe mudukurikira ngaha kuri Dusangire, cyane cyane ababyeyi, ni byiza cyane, ni ibintu dukunda gusubiramo hano kuri Dusangire. Ni byiza kuba umwe, cyane cyane munatekereza yuko ko abana muba muri kumwe ibibagize byinshi, ibyo bibafasha gukura neza babikura mu mibanire ya papa wabo na mama wabo, uburyo bifata. Ibyo ngibyo nibyo bintu bya mbere. Uri umumama ukagenda mu bintu byo kwihimura cyangwa ukagenda muri ibyo ngibyo, abana bawe barahura n'ibibazo. Kandi ejo tuzatangira kuvuga ngo barimo gutsindwa ku ishuri, barimo kutatera imbere, ni bicucu,
kandi twebwe ni twebwe ubwacu tubibatera. Nk'uko rero twavugaga muri iriya video yabanjije yuko abagabo bagomba gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ni nako ijambo ry'Imana ridusaba twebwe abagore kugandukira abagabo. Kugandukira abagabo rero ni ukububaha. Twebwe ijambo ry'Imana ridusaba kubaha abagabo bacu. Abagabo bakunda kubahwa, iyo abonye kumwubashye ni ukuri ni ibintu bimushimisha, akabona kumuha agaciro atari kumutinya. Ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubaha umuntu no kumutinya, umutinya ariko no kumutinya buriya hari ikintu cyo cyabiteye. Nuko aba ari intare mu rugo, ugabumva ko ari intare mu rugo iri hariya hejuru abandi bose muri hasi, icyo gihe uramutinya. Ariko kumukunda no kumutinya ni ibintu bitandukanye. Kumwubaha kumwubaha, ijambo ry'Imana risaba ko tugomba kubaha abagabo bacu. Niba umugabo wawe yicishije bugufi, ntabwo ari impamvu yo kumusuzugura. Niba umugabo wawe hari ibyo atabasha kukubonera wari ukeneye, ntabwo ari impamvu yo kumusuzugura. Oya, icyubahiro kiwe kigomba kubaho uko byagenda kose. Ibindi bibazo mukabivuganaho mukabiganiraho, ariko kubahwa byo ni ibyabo, barabyemerewe n'ijambo ry'Imana rirabemerera. Umugabo agomba kubaha. Kumugandukira ni ukumwubaha. Njye nuko numva hari ibisobanuro. Mugandukira abagabo banyu ni kwa mububahe. Murakoze rero cyane. Ari igitekerezo ugeze kuvuga cy'uko ko abandi bantu bafite ubuhamya bashobora kutubwira, tukabubasangiza, tugasangiza abantu bo kuri Dusangire kandi tutavuze amazina yabo batabishatse. Nibyo rwose, ni ibintu bifasha cyane. Buriya hari igihe umuntu aba afite ubuhamya aba yicaranye kandi bushobora gufasha abandi bantu benshi. Twebwe dushobora ubu tugejejeho twabusangiza abadukurikira tutavuze amazina, kuko ntabwo ari ngombwa. Igikuru n'inyigisho ibirimo baba bashaka bakeneye. So abafite ubuhamya rero, abafite icyo mushaka gusangiza abandi, ubuhamya tukabusangiza abandi, mwaba mugize neza. No gutanga umusanzu kuri Dusangire, nk'uko ikiganiro cyitwa Dusangire. Dukunda gusangira ibintu byubaka, dukunda gusangira inama, tugasangira urukundo. Murakoze cyane. Mwibuke aba Efeso 5:25, ubutumwa bwiza cyane. Uwiteka abarinde. Murakoze, mugire ibihe byiza. Joni muze abavandimwe hano kuri Dusangire, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi, dusangire urukundo, dusangire ubumenyi. Abavandimwe badusangire nidanangaha, ndabasaba kuri subscribe no kanda kukazogera. Nanjye narabikoze nkora subscribe nkanda no kukazogera. Murakoze.